Nongeye kubaha ikaze mu gasobanuye kagufi ariko gasobanutse. Nk'ibisanzwe nitwa Steven. Twese rero dutangira na filime n'umusore uhubuka akikubita hasi nuko ageze mu cyumba n'ubwoba bwinshi gusa igikuta cy'inyuma gitangira kwifunga. Maze n'ubwoba bwinshi atangira guhigira hose ngo arebe kode ihafungura mbere yuko igikuta kimugeraho. Gusa nyuma y'akanya iminota yari afite imushiranye yabuze kode, igikuta kiraza kiramusyonyora. Reka badusubize inyuma y'iminsi 3 mbere yuko umusore yisanga muri kiriya cyumba. Twese rero batugarura hano muri classe aho umukobwa witwa Zoe abari gutukana na professeur we amubwira ko kumapura abona atsinda ariko atajya asubiza mu ishuri. Maze professeur amugira inama yo kujya mu bandi agashira isoni. Zoe nawe amusezeranya ko agiye kwikosora maze agahindura imyitwarire ye mu ishuri. Ku rundi ruhande batwereka umusore witwa Jason yakira impano ngo yohererejwe n'umukiriya we agerageje kuyifungura iranga ayisiga aho ngaho arigendera. Twese kandi batwereka n'undi musore witwa Benny ya promotion boss we. Gusa boss we amubwira ko bitakunda kuko atujuje ibisabwa kugira ngo ayihabwe. Benny nabo bakira impano bimeze kimwe. Zayo we ngo yayihawe na professeur we, naho Benny yayihawe na boss we. Bose batangira kuzifungura. Jason ajya kureba tutorial kuri YouTube, naho Benny atangira kwihondagura n'inyundo. Maze Zoe we ajya kureba mu bitabo byo kwishuri. Nyuma y'akanya Zoe yabonye igitabo cyanditseho 451 agira ngo ni code. Gusa yishizemo igisenge cyose gitangira kurekura ubushyuhe bwinshi cyane. Amanda yahise abaza Dani niba ari ikindi bakora. Dani ababwira ko bashaka gusaba ubufasha. Maze Amanda we na Jason bakomanze idirisha rya sekreteri yanga kubakingurira. Ben wari umaze kurambirwa yafashe kizimyamoto ngo amene idirisha asanga ni plastique. Atuma ibikuta byose by'inzu bitangira kwa moto. Bafunguye idirisha rya sekreteri basanga ni igipe cyabavugishaga. Batangiye kwiheba, telefone yari imwe imbere itangira gusona. Jason yahise ajya kwitaba n'igishimo byinshi gusa yumvisha ari ijwi y'ikirobo ahita kupa. Agishyira telefone hasi amadirisha y'inzu yose atangira kwifunga. Nyuma y'akanya atatangira gusohoka ivandarateri bitangira kuba kubita icyuka gishyushye. Maze bose batangira gutuka Dani wababeshye ko imikino atari y'urupfu. Nyuma batwereka Zoe yavumbura amabuto ari ku meza ashobora kubafungurira inzira yabavana muri iki cyumba. Zoe yarangije ahamagara bagenzi be baraza baramufasha, barangije bohereza Jason ngo ajye kubarebera ko hari inzira yabageza hanze. Jason nyuma y'akanya yahise ababwira ko hari inzira yabageza hanze, batangira gusohoka umwe kuri umwe. Maze Zoe yiga umutwe gushyira amazi ku mabuto kugira ngo nabo babone uko basohoka. Ben na Dani batarasohoka atangira kuza umuriro mwinshi uva ku gisenge. Bagisohoka Dani awucika habura gato ngo umutwike. Twese batwerekana none bisanga mu cyumba kirimo ingufuri ifungurwa na password. Amanda we atangira gupepera kamera asaba ko bamuvana muri uyu mukino. Anafashe telefone ngo ahamagara ufasha hanze, nabyo biranga asanga network yavuyeho. Aho kanya Ben we yabonye icyapa kiriho indirimbo imwibutsa accident yakoze, arangije ababwira ko password ashobora kuba ari izina ry'umuhanzi Adolphe. Koko Jason ayishizemo birakunda. Bihita bitera Ben kwibaza uburyo aba bantu bazi indirimbo ya nyuma Ben yaririmbanye n'inshuti ze batarakora impanuka. Kuse cyane mu kino wa gatatu batwereka noneho binjira mu cyumba gikonje cyane. Dani yigiye imbere agonga igikuta kitagaragara. Nuko icyo cyumba gitangira kwinjiramo umwuka ukonje cyane n'inzugi zose zihita zifunga. Jason yahise asaba bagenzi be kubashaka ikintu cyabavana hano. Maze Jason avumbura urugi ahita amenya ko misiyo ari ugushaka urufunguzo. Asabye bagenzi be ngo batatane barushake. Zoe we avumbura simaku, Mike nawe avumbura indobani. Maze barabifatanya bohereza mu ndiba hasi y'amazi bazamura barafu ifite urufunguzo mw'imbere. Nyuma batwereka groupe igerageza kumena ya barafu byanze. Jason arangije yibuka ko Ben afite burika canisha tabirye. Ayimutiye Ben ayijugunyira Dani hasi ngo ayifate. Dani yabaye agifata burike ahindukiye agwa mu mazi. Amanda ashatse kwinjira mu gafashe Dani, Jason amubwira ko nawe yahita gwamo. Abandi bari gushidikanya babonye Dani apfuye bahita bamenya ko bari mu mikino ya nyayo. Kuse kandi Jason yabwiye utubwenge bakabura icyo gukora niba tabigenza bati. Bose bahita bagira ubwoba, bahita batangira gushyira amaboko yabo kuri barafu maze yagendera batwika. Gusa nyuma y'umwanya urufunguzo baruvanamo bose bataye ubwenge. Jason arufunguye hafunguka urugi rw'inyuma. Na barafu bari bahagazeho itangira gusaduka. Gusa kubw'amahirwe bose bacika ari bazima. Twese cyane mu kino wa kane batwereka noneho groupe yisanga mu cyumba gicuritse. Barangije batwereka telefone iri gusona, Mike yitabye ahita atangira kuza urusaku rwinshi rubamena amatwi. Jason we yabonye urugi rudafite serire, arangije ababwira ko misiyo ari ugushaka serire. Mike nawe arangije abarudupira twari turi kuri biyari abona ko habura agapira ka 8. Rwa rusaku rurongera rutangira bundi bushya. Mike ababwira ko bose barariduka niba batarabona serire. Haciye umwanya munini Zoe yavumbura ko code ishobora kuba yihishe mu iposteri. Mike waruzi ibintu bijyanye n'amabara yese atangira gusanisha amabara ari kuri posteri nayo ku dupira twa biyari. Barangije bavumbura ko code barebe ko haba ari icyo bahuriyeho. Maze bose bavumbura ko bakoze ama accident ateye ubwoba kandi ko ari bo bagiye bayarokoka. Zoe we yarokotse accident y'indege, Jason we arokoka y'ubwato, Ben we arokoka y'imodoka, naho Mike arokoka ikinombe cyari cyabagwiririye bari gucukura amabuye y'agaciro. Zoe we yahise ajya kurebera ibya Amanda na Dani. Zoe avumbura ko abantu bari gukontoreza game bari kubarebera muri za kamera. Zoe arangije azana ubwuma atangira kuzimenagura. Ngo ko mu gihe bari kubarebera muri za kamera batakugira batsindiza game.
Jason nawe batwereka kubitisha Mike bya byuma ku mbaraga maze umutima we gitera cyane ahita apfa. Jason nawe abonye ko umutima utera cyane udasoza game ahita yishyiraho ibyuma bipima speed y'umutima, noneho ahita akora imbusane yabyo, atangira guturisha umutima we, atangira kuwugendesha munsi y'umutima w'umuntu usanzwe. Nyuma batwereka Jason atsinda nubwo gaze yatangiye kuzura icyumba cyose. Ben afashe Zoe ngo bagende, aranga mubwira ko atakongera gukinira ku mategeko y'aba bantu. Jason na Ben barangije binjira mu kindi cyumba bisanga mu yindi game. Bafunguye umuryango bagende bahita batangira kuzungera. Ben arebye inyuma y'umuryango ahasanga message yuko barozwe. Misi y'ubu ngubu ahantu hameze nk'aho ari akabati. Afunguye arebyemo asanga doze y'umuntu umwe gusa. Jason abimenye bahita batangira kuyirwanira, gusa birangira Ben ari uyiteye. Twihuse bahita batwereka cya cyumba twatangiriyemo filime yacu. Barangije batwereka Zoe nawe yataka abasekirite, amaze kubakubita abaka imbunda yabo atangira gushaka inzira yamusohora hano. Ben nawe batwereka ahungira cya gikuta muri Shemani. Kimaze guhagarara yisanga aho akontorera izi game. Aho kanya Ben agiye kumva yumva umugabo usohoka mu Felista amubwira ko ariwe mastermind w'izi game. Ben arangije nawe taza aramukiza. Mana cyaka imbunda cya gifite bakirasa amasasa abiri yose mu mutima. Ku munsi kuri cyo batwereka Zoe azana abapolisi kuri ya nyubako binjiye mu imbere bahita batungurwa no gusanga Herade. Abagabo baragiye basukura ahantu hose ku buryo wagira ngo hamaze imyaka nta muntu n'umwe hakandagira. Polisi yahise bazaza biri kujya mbere, babonye ari kujya iminwa bahita bigendera. Zoe arangije asigara ngaho byamucanze ari kuvuza induru. Nyuma y'iminsi we na Ben bavumbuye ko imikino izongera kuba, biyemeza ko bazajya kubizambya. Iyi filime ifite igice cya kabiri nacyo kiryoshye cyane. Niba iyi filime wayikunze kanda subscribe cyangwa abone kugira ngo dukomeze tubane n'igice cya kabiri uzakibone mu Rwanda.